inshuti z'ukwezi kwa KTV turabashuhuje cyane, ibihe byiza, ibihe by'amahoro n'umunezero nkuko dora tubifuriza. Ni channel ni ukwezi kwa KTV, muri kumwe na Amisha Pro. Uyu munsi twabateguriye inkuru ikomeye cyane, aho tugiye kubaha urutonde rw'abaministeri 16 bose bayoboye Minisiteri y'Uburezi. Minisiteri iri muri minisiteri zimaze kuyoborwa n'abaministeri benshi cyane, kuko nta yindi minisiteri ifite umubare nk'uyu nguyu uhereye igihe Jenoside yakorewe Abatutsi yarangiraga kugera uyu munsi mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. harimo n'udushya turareba buri muri minisiteri yakoze iki n'iki abantu bamwibukiraho, impinduka zose zagiye ziba mu burezi, mugiye kumenya ninde wagiye azana kino undi akazana kiriya. Harimo n'udushya tuko hari umuministeri wagaragaye kuri moto, yicaye kuri moto mu Rwanda, ntago byari bimenyerewe. Ninde? Reka dutangire. Niba ari ubwa mbere ugeze aha rero, kora subscribe, kora sabone, n'ukuri turabakunda kandi namwe mudukunde, kanda kuri like, nibwo bufasha bwonyine channel yawe ikwaka. Turabizi mukunda amakuru meza asobanutse atosoye ari mu bunyamwuga, rero turabinginze kanda like n'ukuri, kandi biraguha uburyo bwo kujya ugeza ibi biganiro ku bandi mu buryo utazi. Kora subscribe nabwo kugira ngo nitushyire ikiganiro ujye uhita ukibona mu bambere. Sharing iyi nkuru niba ubona hari uwo ireba mu nshuti zawe. Reka dutangire. Babyeyi mbabaze, haracyari ubishidikanyaho yuko ushaka gutegura ejo hazaza heza h'umwana we amujyana mu ishuri ryiza? Igisubizo ndizera yuko twese ari yego. Nta rindi shuri nabarangira keretse Kigali Infants Academy, musange Gasogi mu karere ka Gasabo, mu birometero 2 gusa uvuye kuri kaburimbo nshya iva ku isoko rya Murindi igera muri centre ya Gasogi. Rifite abarimu b'inzobere, rikagira ibikorwa remezo bifasha abana kwiga neza no gukina. Usibye gutanga uburezi bufite ireme, tubifashijwemo n'abarimu b'inzobere, tunatoza abana ikinyabupfura n'indangagaciro zibereye umunyarwanda. Abana bacu barya neza, by'umwihariko tukita ku buzima bwabo, kuko dufite n'umuganga uhahora igihe cyose. Akarusho, dufite imodoka nshya zifata abana kandi zitwarwa n'abashoferi b'inyangamugayo. Kigali Infants Academy yatangiye kwakira bifuza kuzahiga mu mwaka w'amashuri 2025-2026 guhera muri materineri kugeza mu wa 6 primaire, kandi ibiciro byacu byoroheye ababyeyi pe. Kwiyandikisha ni buri munsi mu masaha y'akazi ku cyicaro cy'ishuri Gasogi. Ukaba wanaduhamagara kuri telefone ziri kuri ekara yawe. Welcome back inshuti zacu. Rero reka dutangire iyi nkuru tubagezaho rwose urutonde rw'abaministeri kuva muri 1994 muri Minisiteri y'Uburezi. Dr Nsengimana Joseph bivuga ko ari we wabaye minisitiri wa mbere w'uburezi nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, aho uwo mwanya atawutinzeho cyane yahise asimburwa na Pierre Celestin Rwigema. Abo nibo bayoboye Minisiteri y'Uburezi ikomeje guca agahigo ko guhindurirwa abayobozi kuva tariki 22 Kanama 2023, ikaba yayobowe na Minisitiri mushya Gaspard Twagirayezu. Eka dukomeze n'abandi ba ministre. Nyuma ya Ngirabanzi Holier haje Rwigema Pierre Celestin. Uyu Pierre Celestin yayoboye Minisiteri y'Uburezi igihe kirekire, kuko yahawe izo nshingano mu 1994 asimbuye Dr Nsengimana Joseph. Ava kuri uwo mwanya mu 1999. Hanyuma haje gukurikiraho ndereba, haje gukurikira Colonel Karemera. Uyu nyakwigendera Imana Muhamoro n'imigisha yaje asimbuye Ngirabanzi Holier. Ni umugabo utaratinze ku buyobozi bw'iyo ministeri, aho izo nshingano yazimazeho amezi atari menshi, nyuma akaza gusimburwa na Mudidi Emmanuel. Hanyuma mu gihe gito yamaze kuri uwo mwanya yahanganye n'ikibazo cyo kuzamura ireme ry'uburezi, bigera naho aca diplome za bamwe mu banyeshuri bari bararangije amashuri yisumbuye, avuga yuko izo diplome zitujuje ubuziranenge. Rero izina Emmanuel Mudidi ryumvikanye cyane, aho inshingano zo kuyobora Minisiteri y'Uburezi asimbuye Colonel Joseph Karemera.
ni umugabo utarigeze yemeranywa na bamwe cyangwa na benshi muri minisiteri y'uburezi cyangwa politiki y'uburezi ku bijyanye cyane cyane n'ikigero cy'ireme ry'uburezi, aho yakuyeho gahunda yo gusibiza abanyeshuri batsinzwe, ibyo bise promotion automatique, muri slogan igira iti nta mwana w'umuswa ubaho, nta mwana utsindwa, hatsindwa mwarimu. Ako ni agashya yazanye rero. Hanyuma rero uyu Emmanuel Mudidi yaje gusimburwa na Professeur Romain Murenzi. Professeur Romain Murenzi naryo akaba ari izina rizwi cyane muri politike y'u Rwanda mu burezi. Professeur Murenzi niwe wayoboye minisiteri y'uburezi igihe kirekire kuruta abandi. Imyaka irenga 3, kuko yahawe izo nshingano muri 2002 asimbuye Mudidi Emmanuel, azisimburwaho muri 2006. Professor Romain Murenzi niwe wazanye politiki yo guteza imbere siyansi n'ikoranabuhanga mu mashuri. Hanyuma yaje asimburwa nande rero. Professor Romain Murenzi yaje asimburwa na Madame Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc. Yasimbuwe na Madame Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc wagizwe minisitiri w'uburezi muri 2006, asimbuye Professeur Romain Murenzi nk'uko twatumaze kubibabwira. Ari mu baminisitiri bari bafite intumbero zo kuzana ireme ry'uburezi, aho mu gihe cye ariho hagaragaye ukutajenjeka cyane, batajenjekera abana na rimwe. Ni minisitiri wavuye muri minisiteri y'uburezi muri 2008, ahabwa izindi nshingano zo kuyobora minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. We yaba yarasimbuwe nande rero. Ministre Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc yasimbuwe na Dr Dafroza Gahakwa. Ministre Dr Madame Dafroza Gahakwa ari mu bayobozi batatinze ku buyobozi bwa minisiteri y'uburezi, kuko yahawe izo nshingano muri 2008, asimbuye Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc nk'uko twari twabivuze, azikurwaho muri 2009. Byagenze gute? Reka tubabwire. Uyu nguyu nawe yaje gusimburwa rero. Yaje gusimburwa nawe asimburwa na Charles Murigande. Charles Murigande yagizwe minisitiri w'uburezi muri 2009, asimbuye Dr Dafroza Gahakwa. Dr Vincent Biruta yaje gusimburwa na Professor Silas Rwakabamba. Professor Silas Rwakabamba yasimbuye Vincent Biruta muri iyi minisiteri, nta gihe kinini yari amaze muri izo nshingano, kuko yakuwe ku mwanya wa minisitiri w'uburezi tariki ya 24 Kamena 2015, nawe asimburwa na Dr Papias Malimba. Uyu Dr Silas Rwakabamba nta gihe kinini yamaze muri minisiteri, yahise asimburwa na Dr Musafiri Papias Malimba. Hari ku mugoroba wo ku itariki ya 24 Kamena 2015 nibwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakoze impinduka muri guverinoma, agira Dr Papias Musafiri Malimba minisitiri w'uburezi, asimbuye kuri uyu mwanya Professor Silas Rwakabamba. Dr Musafiri Malimba ni minisitiri utaravuzweho na benshi rumwe, kuko yagaragaje impinduka z'uwo yarasimbuye. Yahinduye ibintu byinshi kugeza ubwo asimbuye kuri uwo mwanya ku itariki ya 7 Ukuboza 2017, aho mu gihe gito yasimbuwe yahawe izindi nshingano zo kuba umuyobozi wungirije wa Kaminuza y'u Rwanda ushinzwe igenamigambi n'imiyoborere, uwo bita Deputy Vice Chancellor for Strategic Planning and Administration. Nawe yaje gusimburwa nyuma asimburwa na Mutimura, Minisitiri Dr Mutimura Eugene. Dr Mutimura Eugene ni minisitiri w'uburezi wa 14, aho yahawe izo nshingano ku itariki ya 6 Ukuboza 2017, asimbuye Dr Musafiri Papias Malimba. Ni umuyobozi waranzwe no gukanga cyane abayobora, dore ko yagiye agaragara keshi akubita abarimu n'abayobozi b'ibigo by'amashuri, ibyo akabikora imbere y'abanyeshuri. Ni umudogitari utaravuzweho rumwe, nawe utaramaze igihe kinini, kuko yaje guhita agasimburwa n'uwa Maria Jeanne d'Arc, wa Maria Valentine Dr wa Maria Valentine.
Dr Uwamariya Valentine rero wabaye minisitiri wa 15 w'Iminisiteri y'Uburezi guhera 94. Dr Uwamariya Valentine yagizwe minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, yari minisitiri w'uburezi kuva tariki ya 28 Gashyantare 2020 nyuma yuko asimbuye Dr Eugene Mutimura. Reka turebe ibyo uyu mudamu cyangwa se uyu mutegarugori yakoze. Dr Uwamariya Valentine ni minisitiri ufatwa nk'umunyabigwi, aho ashimwa cyane n'abo yari ashinzwe kureberera aribo barimu, cyane cyane ko yafashije mu kumwenyura nyuma yuko yabafashije kuzamura umushahara wabo mu gihe baramaze igihe babisaba kirekire, aho yaje gukura akazina ka shushu w'abarimu. Ni umuyobozi kandi washimwe na benshi ubwo COVID-19 yageraga mu Rwanda amaze igihe kitageze ku kwezi abaye minisitiri, aho icyo kibazo cyari gitunguranye akitwaramo neza ubwo hafatwaga icyemezo cyo gusubiza abanyeshuri mu ngo. Igikorwa cyagenze neza cyane. Ubwo abanyeshuri bacyurwaga, Minisitiri Uwamariya yagaragaye muri gare Nyabugogo mu gihe cy'amasaha arenga 2 ategera abana imodoka, akanyuzamo agasaba abana nimero za telefone, agahamagara iwabo ababyeyi kugira ngo baze kubatwara. Ni umuyobozi kandi utaratinye kugaragaza igitsure kugeza no kubo ayobora, anabwiza ukuri kaminuza n'amashuri makuru, aho ku ngoma ye yafashe icyemezo cyo gukurikirana kaminuza zitujuje ibisabwa, zimwe zirimo Christian University, Unique, KIM zifungwa burundu. Dr Uwamariya yagiye agaragaza kenshi ko ukwicisha bugufi imbere y'abantu ari cyo kintu gikomeye, cyane cyane imbere y'abarimu, aho yagiye asura benshi. Rimwe na rimwe hari ubwo ku munsi mukuru w'abarimu ubwo yashyikirizaga umwe muri bo w'indashyikirwa igihembo cya moto, yayicayeho asaba umwarimu kumutwara, bishimisha cyane, abarimu barishima mw'uwo muhango. Ni Dr rero Uwamariya Valentine wagaragaje ubudasa. Nyuma ye yarasimbuwe. Ubu ngubu yasimbuwe na minisita wa 16 mu bayoboye iyi minisiteri, ni Twagirayezu Gaspard. Yahawe izo nshingano ni vuba cyane, n'ejo bundi yahawe izo nshingano kuwa 2 tariki ya 22 Kanama 2023, asimbuye Dr Valentine wari umaze imyaka 3 muri izo nshingano. Minisitiri Twagirayezu azi neza minisiteri agiye kuyobora, aho yari azi minisiteri agiye kuyobora, aho yari asanzwe ayibereye umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye. Akaba izo nshingano yarazitangiye, akazitangira azifatanya na Madame Nirere Claudette wari umunyamabanga wa leta muri iyo minisiteri ushinzwe ikoranabuhanga n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, binjirana muri iyo minisiteri n'ubundi bari basanzwe bayikoramo, basimbuye Dr Uwamariya Valentine. Kugeza uyu munsi nabo ngabo bayobora minisiteri y'uburezi. Rero reka tubashimire abakurikiye kino kiganiro, tubibutsa like niba cyakuryoheye, kandi usharinge, ukomentinge muri comment ugira icyo wandikamo. Ni ndemo minisitiri ubona wakoze ibikorwa by'indashyikirwa kurusha abandi, mwaba ngabo bose 16 tubabwiye. Ciao rero, turabakunda, ibihe byiza.